kintu mu by'ukuri ngewe reka ngaruke ku kintu mu by'ukuri ingaruka zo ntizije ubu. Twagiye dukurikirana inshuro nyinshi muri abanyamakuru, mwagiye ibinyamakuru bitangaza ibibazo bitandukanye mu midugudu dutuyemo, abantu batuyemo. Ariko ikigaragara cyo ibinyobwa bihuriyeho, cyane cyane ibi bisembuye, nuko ababinyoye bose cyangwa n'abakibinywa bose, imyitwarire yabo muri rubanda, muri sosiyete irabangamye mu rugo, irabangamye aho batuye, irabangamye aho bakorera, irabangamye aho banyura, irabangamye muri rusange. Aho bari babinywereye n'aho banyura hose, ituze rya rubanda rirahungabana. Mwagiye mwumva gukubita no gukomeretsa. Nimba hari icyaha kiza mu bya mbere, uyu munsi ntitwagiye mu mibare yacu igihe cyose, gukubita no gukomeretsa biza ku mwanya wa mbere. Haza amakimbirane mu ngo. None ubu aya makimbirane si ayandi yo kurwana intonganya, harimo no kwicana. Umugabo akica umugore, umugore akica umugabo, umwana akica umubyeyi. Ariko no hakaza n'ibyo byaha byo kwicana nyine, abantu bagarwana, bagatemana, bagapfa. Iperereza igihe cyose icyo ryahurira aho ryahurizaga nuko abantu nk'aba babangaga banyweye inzoga zifite aho zihuriye n'ibi nyine. Wenda zose ntabwo ziva mu ruganda rumwe, ariko zose zikozwe muri ubu buryo, ziri muri izi nganda zose zafunzwe. Uyu munsi turavuga izi ngizi zafunzwe, ariko hari n'izindi zitwaga ngo zirakora inzagwa, urwaga rukita urwagwa, ariko mu by'ukuri nta bitoki bihari. Bagashaka flavor y'imineke, bagashaka nk'utuneke duke nko muri umuneke agashyiramo ngo n'urwagwa rw'umwimerere, ubundi agashyiramo bya morase ni merase, biriya bisigazwa by'isukari, cyangwa bagashyiramo izo ethanol kugira ngo rubashe gushya. Uko babishyiramo nibo babizi, uko bivanga nibo babizi. Byose bikagira ingaruka imwe. Uwanyweye ibi byitwa ngo bivuye mu nganda zizwi, n'uwanyweye bya bindi byengewe mu rugo bakongeramo, ugasanga imyitwarire yabo irasa, imeze kimwe. Ariko hakaba ikindi kibazo kirenze icyo guhungabanya umutekano, urugomo n'ibindi. Hakaza ikibazo cy'imibereho mu ngo, gukoresha umutungo nabi. Bivuze ko uwabinyoye amera nk'uwanyweye ikintu kimeze nk'urumo, mbese arabatwa, yumva yahora abinywa kandi abishaka. Wibuke ko ku cyo Dr. Thierry yakomojeho, cyo buryo bikorwa mu buryo buciriritse, byakozwe ku buryo bitarenze 2,000. Zimwe mu zahagaritswe yitwa Kiwingu, mu bice byo mu Bugesera yagurishwaga 1,500. Iyo isomye aho ikorerwa ni mu gihugu cy'abaturanyi hafi na Kenya. Ukibaza uko yakozwe, igapfunyikwa, igashyirwa mu ikamyo, ikagera mu Rwanda, ikadeduwanwa, igasora, ikagera ku isoko ihagaze 5. Ukize mu nyurabwenge uhita wumva ko uburyo yakozwe ku giciro hafi cya 0. Uburyo byakozwe, process n'ibigize ni 0, ni hafi na 0, kugira ngo umuntu abashe kunguka. Ibyo ngibyo ubwo nje ku byo mu Rwanda hangaha ni 2,000, 2,500, 500, 1,000. Ni make kuyatanga, ariko ingaruka zirahenze cyane mu rwego navuze. Reka tugaruke ku kintu kindi gifite aho gihuriye n'ubuzima. Iki sindi bugitinda ko sindi umuhanga muri byo, ariko imibare yaravuzwe bihagije, kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabisobanuye. Aba bantu 50 bari bapfuye kugeza mu kwezi kwa 7, abandi 100 bari bahumye, hari abandi bari muri za dialyse, abandi barwaye imwijima. Abo maze nabashoboye kugera kwa muganga wenda, kuko iyo mibare ni ya mibare y'abantu baba bagiye kwa muganga. Barashoboka ko ari undi urwaye ubu ngubu uriho wivuza ibiti, wibaza ko yarozwe. Birashoboka.
ibyo byose icyo bihuriyeho ni izi nzoga, ni etanol. Etanol nta handi ituruka, nta wayinywaga ari etanol yanywebwaga muri inzoga tuvuga, nta wayiryaga mu byo kurya, nta wayisangaga ahari aho yiringwa yinywa, yanywebwaga muri izi nzoga. Abahanga basobanura ko etanol buriya imaze gushyuha cyane ishobora guhinduka metanol. Metanol buriya ngo niyo mbi, kuko etanol burya yo wanyweye mu rugero iravurwa igashira no mu mubiri ukaba wayituma ikagenda, ariko burya ngo metanol yo hita yiruka mu mwijima igafunga ibintu byose, systeme zigahagarara. Itwara umwanya muto gukora akazi kayo kabi mu mubiri, ku buryo intervention ya muganga ibikene mu gihe kitarenze iminota 30 ya mbere ukinywa, nyuma yaho biba bigoye kugarura ubuzima. Rero imikorere nk'iyi ngiyi yexposa ku bushyuhe etanol cyangwa ikayikoresha nabi, ibyaramo ikindi kinyabutabire kibangamira ubuzima, cyica, kikarwaza, kigahumanya ndetse kikanamugaza. Ibyo byose nibyo ababinywaga bari bahuriyeho. Ndakeka mwaragiye benshi mwakoze inkuru, abaturage batabaza babivuga, namwe ubwanyu mugaragaza iby'urugomo. Ariko niyo ugiye mu midugudu aho dutuye ukareba abajene uko basa, ukareba umubiri wabo, kandi buri muntu kuko turiya ducupa ari dutoya dushyirwa mu mufuka, usanga ni bamotari nabo babamo cyane, abo tujya dufata bafite mu rere amajaketi, abatwara amagare, abubaka n'abandi mu makaritsiye. Kugatwara karoroshye no kukabika karoroshye, ku buryo bahagakoze ku buryo korohera umuntu kukagura, kugatwara kandi akanagaruka umunsi ukurikiyeho. Byarimo amafaranga menshi ku buryo wabonaga ko abantu babiyobotse no kubishoramo imari, kandi amafaranga uburyo igishoro cyorohaga nuko no kubikora bitari bifite uburyo biyobowe. Umuntu yahagurukaga akayishaka etanol, agashyushya amazi, akavanga, agashaka ukafureva mu kabido, agashyira hariya, mu gitondo ku mugoroba agashyira ku isoko. Abazi izi nzoga za whisky nyayo, wambwiye ngo hari ishobora no gutarwa imyaka 10, itarwa igihe kirekire cyane, ariko twe ngira ngo ahangaha bo nta nubwo yatwaraga n'iminsi irenze 2 igasohoka ikajya ku isoko bakayinywa. Rero ibyo byose byarigiraga ingaruka mu buryo bw'umutekano mu masisiro, muri za quartier dutuyemo, mu midugudu, mu masibo, hirya no hino byanagaragara. Wenda ubu ntimumbaze tukuvaho mutangire bimeze bite, tuzicara tubigenzure turebe. Ariko ibyo byose abakorayo ibyo byaha navuze, iyo myitwarire bayi bahuriye kuri icyo. Ntabwo navuga byinshi, wenda mugenzi wanjye ari yabivuye muzi ajya muri detail cyane ku kibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi. Tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga, TikTok live, kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona, tuzabashaka. Bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali, umuzamu zaba bahaye bakinjira, nyirinzu zaba bakodesheje, n'abandi bose bazabigenderamo. Abacuruza utubari, night clubs, n'ahandi hose banywera, imyitwarire mibi y'abantu bari aho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu bari aho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze ahangaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva. Ntabwo tubivuga ari ibyacu.
uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo myike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajyaho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazajyayo rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Tuzakora n'abantu bose, ari n'abategura ibitaramo, ari aba DJ, ari n'abandi bantu bose. Hari imyitwarire tutazongera kwemera. Oya, hariyo tutazongera kwemera. Ntabwo twabona abantu bagenda bashira buhoro 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 buhoro, ejo tukazagira igihugu gifite abantu b'ibisenzegeri gusa. Ntabwo bizakunda. Uburenganzira bw'abantu bugira aho buhera n'aho busoreza. Ucuruza agira na responsabilité yo kurinda sosiyete. Uzacuruza iyo responsabilité akayishyira ku ruhande. Umunsi inzego zibishinzwe zashyizeho ingufuri, ntazavuge ngo turabangamira ubucuruzi. Oya, nabanza yubahirize igisabwa mu kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda, hanyuma ibindi byo tuzabyumvikana nyuma. Ariko ibitazakurikizwa ndabibabwira nabyo bitambuke rwose. Ikintu cy'ubwomanzi, burara, ubusinzi, uburaya, kwiyandarika mu kabari, house party, ahantu hose, nabyo twabihagurukiye. Aho muzayibona hose mutubwire, namwe mu byamagane. Turabizi ko bamwe babyamagana, turanabashimira, ariko nabyo turabihagurukira. Ntabwo tuca ubusinzi bw'ibyuma gusa ngo noneho wawunda nazazindi two ngo zireme uzinywa nabi ngo nayo tumurebere. Ni no mpamvu na gahunda ya tunywerese ntaho yagiye. Turaca ibyuma byica abantu, ariko nitwemera n'abanywa ibingibi byitwa ngo biremewe babinywa uko bishakiye, bandagare, tubatoragure, bambara ubusa, bakora ibyo bashaka ku karubanda, abana babona, urubyiruko rubona u Rwanda turira rw'ejo rureba, ngo tubyemere. Oya, ntabwo bizakunda. Nagira ngo ubwo butumwa nabwo butambuke. Ntabwo birangiriye hano, ntabwo birangiye muri ubu buryo. Turagira ngo twongere tugaruke ku murongo. Rero niyo mpamvu nagira ngo nongereho icyo kintu mugenzi wanjye bagiye cyo ku mbuga nkoranyambaga, kuko bose bungu niho bari, batagira ngo ntitubabona. Uyu munsi ntitubavuga mu mazina, ariko turabafite. Turazi naho batuye, tuzi igihe baryamira, tuzi igihe babyukira, tuzi igihe babigiraho. Ndakeka ko ubutumwa burubagereho rwose, babe babizi, batazavuga ngo ntibatubwiye ko ibi. Hari ukuntu basigaye bavuga ngo ariko kuki mutabitubwiye, ngo ntabwo twari tubizi. Babimenye guhera uno munsi. Bitwikira ijoro kugira ngo bahure n'abantu bo muri Canada, muri Amerika no mu bindi bihugu nabo bataryama. Hariya aho baba bageze amasaha y'umugoroba hakiri kare, hano bakararaho bugacya, bakavuga ibintu, bagatukana, bakavuga basohoka hanze bakitwa social media influencers. Aya, iyo influence ntayo dushaka. Influence yo kwambara ubusa, influence yo gusambana, influence y'ubusinzi, influence yaho basohokeye byagenze gute. Oya, turashaka influence ibwira umuntu ko yakwiteza imbere, uko yakoresha ikoranabuhanga agatera imbere, agashaka amafaranga, akiga neza, ishuri ryiza. Niyo influence dushaka.